umuseso karekare nk'uko uzibetse ntimwaburaga kugenda. Icyo mutamuhaye ni uko mutari mugifite ababyeyi, mwaramureze kandi munamutoza n'imico myiza. Ntashidikanye ko ubupfura mwamutoje bwashimwe n'abantu, namwe nimwirorere babyeyi. Intego mbifitemo nuko ibyo nkora ndifuza ko atari njye njyenyine waba ubikora, hari n'abandi bantu benshi baba babikora kugira ngo mbega nabyita umuco wacu tukomeze tuwusigasire. Ese nkawe nk'umunyamakuru niki wavugira ku bana kugira ngo abadukurikiye bose bamenye uko bakita ku bana babo ndetse bakirinda kubahohotera? Yes, urakoze cyane. Kirahure. Aha, reka nongere mbasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya, twizera ko mukomeje kugubwa neza. Imana y'u Rwanda, Imana y'isi yose. Abanyarwanda kera barikundaga nk'Imana y'u Rwanda. Ariko Imana y'isi yose aho muri hose ku isi mukomeze mugubwe neza, gomeze baramburiye ibiganza, ibaha imigisha myinshi. Ini Iris TV nge nkitwa Jado Tuyishime, mbashimira mwese kudukurikira. Nyamuneka reka mbanze mbaye rino tangazo, kanda subscribe nonaha kugira ngo winjire mu banyamuryango ba Iris TV, tukomeze tuzamura umubare w'abanyamuryango. Ndabona bashyiri hasi bikomeze biryohe kurushaho. Yes, akanya rero twakiriye umwana muto cyane ebana w'umunyemana idasanzwe. Imana ze muraza kuzimenya muri kino kiganiro, ariko reka mbanze mwakire numve uko ameze neza, numve niba yari afite imbaraga zo kuza kutu. Wariye cyane? Bimeze neza nta kibazo. Byiza cyane. Witwa nde? Murakoze, nitwa Kambisha Delphina, mfite imyaka 11, ngiye kwimuka mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. 11 urayujuje? Nakoreraga mu 9 sha. None se wariye? Cyane nari. Wariye iki? Nari ibiryo. Ibihe? Oya, ntago ari ngombwa kubivuga. Tubwire. Oya. Papa niwe wakujyanye muri restaurant cyangwa niwe cyangwa wariye mu rugo mbere yuko muza? Twariye mu rugo. Mukunda kurya iki sasa? Wowe ukunda kurya iki? Njyewe umuceri. Umuceri. Okay. Tuzasanya umuceri, uzasanga twawuteguye. Ni Delphina rero tugiye kuganira umunsi, niwe ugiye kubaganiriza, ariko arabaganiriza mu mpano ze. Turashaka ko uno mwana nawe mumumenya kuko n'umwana ufite impano zidasanzwe, muraza kubyumva ndetse muraza no kubibona 5 kuri 5 hano kuri Iris TV. Ahantu wisanze Delphina, wabonye hameze gute? Ni heza cyane, banyakiriye kandi nabishimye. Rahira. Warabitsinze se ushize? Ndakeka kuko ntago turafata indangamanota. Ariko waragerageje? Yego. Muzongera gutangira ryari? Menya ari mu kwezi kwa 9. Sinzi itariki gusa ni mu kwa 9. Amasomo ukunda gutsinda na yahe? Gutsinda? Ndagutsinda. Byose ndagerageza, nyine ntago navuga ngo ni 100%, ko ngerageza English. Okay. Donc umwana wakangaye mu rugo? Jewe ntiwanyuma. Uri bucura? Yego. Yashaka ko nabonye si papa wakiri mutoya. Yego, ninjye bucura nyine. Bizute se? Ko batazabyara. Muri bangaye mu rugo? Twebwe mu rugo turi 2. Ukawumva ko ari we bucura? Arakubeshye sha. Wa mbere n'umuhungu? Okay. Yes. Nakomeje mbwira abantu rero ngo uyu munsi uraza kutwereka impano, reka no gomeza gutinda mu magambo n'abantu babanze basogongeza. Wabasogongeza gusa. Ubundi uko tujya twagura ikiganiro, uko iminota igenda yisunika imbere, baraza kugenda baryoherwa bumva byinshi bikuvuyemo. Hanyuma kwanza impano zawe nizihe? Impano zanjye mfite impano 2, kuriza abageni mu misango y'ubukwe, ndetse no n'impano y'itangazamakuru. Reka sha. Mukanya uraza kudukorera icyegeranyo cyangwa se kudukorera amakuru cyangwa se icyo wumva wiyumvamo cyoroshye. Ariko mbere na mbere abageni ubariza gute? Abageni urabona mu misango y'ubukwe
iyo bari gusaba umugeni hari akandi kagera umugeni akaza ubwo nyine hari aho bagira abagabo umwanya abatahira ndetse n'abandi bantu bafite icyo bashaka kubwira abageni kugira ngo bazagire urugo rwiza ubwo uwo niwo mwanya mfatiraho nkatangira nyine kuriza abageni. Reka se umaze kuriza abageni bangana gute? benshi cyane. Abantu ndi kubatira amatsiko barimo bari kuvuga ngo va mu magambo abantu tubanze twumva ukuntu uriza abageni. Nta kibazo. Reka noneho ubanze udusogongeze gatoya ukuntu biba bimeze iyo uri kuriza abageni tumwe mu n'indirimbo ukoresha? Ntabwo ari indirimbo n'amagambo. Ukoresha amagambo. Ubundi kera bajyaga bakoresha ibihozo, urubizi? Ibihozo ndetse n'izindi ndirimbo nyine wumva zikora ku mitima abageni ukabona ararize bamucyurira ngo dore uragiye utaye wanyu. Reka twumve nawe noneho ukuntu bikora. Babyeyi beza bazira ikizinga, umwana wanyu atewe iteka no kubashimira muri ababyeyi b'intwari cyane. Mwiziritse umukanda muvunika mukora, mwariye ibitumbwe mutaye igicuku agahishije mwarakamuhaye kugira ngo abashe gukura. Mwagenze urugendo rurerure ku izuba ry'impanga abagabo kugira ngo abeho. Imvura y'itumba ntiyabavaga ku mugongo babyeyi. Umuseso ukarekare nk'uko uzibetse ntimwaburaga kugenda. Icyo mutamuhaye ni uko mutari mugifite ababyeyi. Mwaramureze kandi munamutoza n'imico myiza. Ntashidikanye ko ubupfura mwamutoje bwashimwe n'abantu. Namwe nimwirorere babyeyi. Ababyeyi ngabo baraha. Urungano nguru mvuga ikindeka ikibabyeyi k'ibyo yabashimira ari byinshi cyane. Delphi kudasanzwe. Ni ibintu nyine binzamo. None se mbwira ano magambo uyakura hehe? Aya magambo kwa kundi ugenda utaha ubukwe bwinshi ukagenda wumva n'andi magambo mashya utaruzi ndetse n'ababyeyi yo kugusapotinga birumvikana. Ese nkubaze iki ni igisigo ni igihozo? Ni ibihozo nabyo bivugwa muri ubwo buryo? Nzi ko ibihozo ari byo baririmba gusa. Oya, ushobora kuririmba, ushobora no kuvuga nyine ko washyizemo emotion. None se kuririmba byo ujya ubigerageza? Kuririmba mu bihozo? Mu bihozo ngiye nkoresha ibyo ngibyo kuririmba byo ntago ndajya kuri urwo rwego. Mbwiza ukuri ufite ibihozo bitandukanye bingana gute? Bundi kubera ko ntago biramara igihe kinini cyane, gusa uko ngenda ngera mu bukwe bugiye butandukanye nibwo abanyarwanda nyine nibashobora kumbona bazajya babona n'ibindi birenze n'ibyo mbakorera. Ugenda nguka mayide muri buri bukwe ugiyemo? None se mbwira ubyita amazina se? Amazina nk'iki ngiki umaze gukora wenda ukaba cyitwa wenda mutarutwa cyangwa se kikaba cyitwa ntago mbyita amazina. Icyo gitekerezo cyo nta n'icyo nari mfite ahubwo ngo igitekerezo gusa nyine nkuko nakubwiye uko ngenda mpura n'abantu bigiye batandukanye ngenda nunguka ibitekerezo. Ubu cyo nacyo uracyungutse? Utawenda kizitwa igihozo cya Delphine cyangwa se igihozo cya mutarutwa. Nuko bimeze. Hanyuma umaze kwitaba ubukwe bungana gute kugeza ubu ngubu? Bwinshi. Ni bwinshi kuko ayo magambo yose nagiye nyakura mu bukwe nagiye ntaha. Nuvuga ngo watangiye gutaha ubukwe mbere yo gukora akano kazi? Ukajya wowe ukora mu mafamiye urabizi bakora ubukwe ntago abana babura. Ugenda ubyegeranya. Mbwiza ukuri nta muntu ukwandikira bino bintu nka papa wawe cyangwa se undi muntu ku ruhande ukabirepeta ukabyiga? Nkuko nakubwiye abaho gufashanya, ababyeyi banjye bakamfasha kugira ngo bino bintu tubyandike kugira ngo n'abanyarwanda bari buze kubibona bari bwumva ari ibintu byiza. Ntago urumva iki kinyarwanda cyose kirimo ntago nakishoboza njyewe ubwanjye.
ababyeyi bagenda bamfasha ndetse n'abandi bantu. Okay, ufitemo n'akandi se? Mu bihozo? Mu bihozo. Okay, kamvuga agace gatoya gasoza. Yego. Babyeyi beza, umwana wanyu arabasezeranya ko atazababera umwana mubi mu rugo rwe. Ntabwo azatatira igihango cy'umuco mwamutoje. Umugabo azamwubaha, azamugandukira, azamuhesha ishema rimukwiriye mu rugo rwe. Gusa Imana yo mu ijuru izabimufashemo. None se mbwiza kuri Delphi, ntabwo byoroshye kuko ayo magambo byo yanariza umugeni. Ni ryari warijije umugeni koko ukabona ko agize emotion, uramwibuka byari byagenze gute? N'abageni bose kuko nyine umugeni wese iyo yumvise amagambo avuga ku babyeyi be bayumva nyine nawe yishimiye uburyo ababyeyi be bamureze bikamutera emotion, akarira. Rero ntabwo navuga ngo hari uwarize ngo kurusha undi kuko bose amarira baba barira namwe n'amarira y'ibyishimo. None mbese bakorogoshora ku mutima bisa nabyo neza ku buryo bahita bibuka aho bavuye bakahita barira. Nese abageni bose wagize wakoreye ibihozo bararize? Yego, ntabwo natashye ubukwe bwinshi cyane ku buryo nariza bose, gusa abo nabashije kugeraho byarankunde kandi narabyishimiye cyane. Ese bimwe mu byakugoye kwanza reka turaza kubigara ko turi gusoza kuko uzifite n'impano y'ubunyamakuru nayo turaza kuyirebaho. Ariko nyine warimo uvuga ati ntabwo maze gutaba ubukwe bwinshi kugeza ubu ngubu uko umaze kujyamo ni bungahe ukora ibihozo urabwibuka? Ubukwe ntabwo nabwibuka, gusa icyo nakibuka cyo ni umwaka nabitangiye 2019. Umaze imyaka 2 ubikora? Shamaze kurya menshi. Uyu munsi uransohokana muri hoteli? Ntabwo ari menshi kuko n'ibintu by'amasomo nabyo biba birimo, ugomba kwita ku masomo cyane, n'ibyo ngibyo nabyo kabiha umwanya wabyo. Nese ujya wicara ukandika nyine ugatekereza nawe nyine ya magambo yakora ku mutima ukagenda wongera iyo uri mu rugo ku buryo wenda ubu ngubu ari igikorwa runaka uri gukoraho cyangwa se ari igihozo runaka uri kwandika? Kirahari? Ubu ngubu ndacyari kubikorera gusa ntabwo nabivugira aha ngaha. Biracyari ibanga bategereze bizasohoka. Ndetse abanyarwanda ndabasaba support yabo kuba bankurikirana bakamfasha. Bakagufasha bakagushyigikira. Oya humura, abanyarwanda bazagushyigikira ndabizi, bakunda abanyempano, umwana wacu, umwana w'igihugu. Niki cyatuma tutagushyigikira se? Simbizi, bajyaterwa namwe ko nta ureba umutima wundi. None si ibintu bifitemo urumva bifitemo iyentego, urumva wifuza kubigeza ku ruhe rwego mu minsi iri imbere? Intego mbifitemo nuko ibyo nkora ndifuza ko atari njye njyenyine waba ubikora, hari n'abandi bantu benshi baba babikora kugira ngo mbega nabyita umuco wacu tukomeze tuwusigasire. Nese bakubwiye ko ibihozo byari mu muco wa kera? Mundi nk'uko ngewe uko mbibona bamona ari nk'umuco. Ni umuco nyine wo kugira ngo umugeni ashimira ababyeyi cyangwa se umugeni n'umukwe bashimira ababyeyi babo kuba babarize neza, kandi gushimira bibiri mu muco wacu. Okay, ntabwo byoroshye Delphi. None se nari mu kanya nari nkuserereje ati umunsi turaskura muri hoteli amafaranga masikubwira, ubundi wari watangira kujya ubikorera nk'amafaranga? Nkuko nakubwiye nagiye nta ubukwe bwinshi gusa ntabwo ari bwinshi cyane ku buryo amafaranga yaba menshi cyane, gusa hari inyungu nagiye mbikuramo nubwo atari nini cyane, gusa irahari, ndetse n'abanyarwanda ndabashimira. Ugasanga nko mu bukwe ibyo ndabivuza ibihozo, nk'umubyeyi yaragereye aba akoze mu mufuka urumva akandemera nk'uko bajya bivuga nyine, nkumva ni byiza cyane
ndetse niyo ni inkunga ikomeye cyane kuko kwereka ko ibintu uri gukora ari ibintu byiza byazana kugira n'akamaro kanini cyane hazaza ngagutera mbese morale ukahita wiyumvamo nawe ko ibintu urimo ari bizima. yego yes nago n'iryari ugize ugira isoni kubivuga bikanga isoni kuri njye mbifata nk'ubujiji kuko uzagira isoni y'abantu barambona abantu ntago baryana ku isoni kuri wifata nk'ubujiji. Isoni ni ubujiji. Reka se nta soni uba ufite mbese? Nta soni mba mfite kuko mba ndi imbere y'ababyeyi, mba ndi imbere y'abana urungano ndetse n'abandi bantu bandi hafi bose n'abantu, ntabwo urengwa imbere n'ibisimba ngo birandya. Rero kugira isoni byo kugira isoni ntabwo ari ibintu byanjye. Ntabwo ari ibintu byawe. Okay, turaza kugera tuganira byinshi bitandukanye kuko numvise uri umwana ufite n'ibitekerezo byagutse. Hanyuma reka tubanze rero tugende kuri ya mpano yindi y'itangazamakuru. Watangiye kwiyumvamo impano y'itangazamakuru ryari? Ni kera gusa igihe natangiye kubisohora cyo ntabwo ari kinini, ni muri uyu mwaka, ndetse ndashimira n'abanyarwanda banyeretse muri uyu mwaka mbitagiyemo nubwo utaruzura neza ko ibintu ndi gukora ari byiza, ndetse nubwo bitaragera kure bikiri kuzamuka, gusa abanyarwanda banyeretse support ndabashimiye. Wakomeje kuba abanyarwanda bandi abanyarwanda abo wagiye ukorera se? Abanyarwanda nyine banshyigikira bagakanda subscribe kuri channel yanjye, ahubwo akore wakibagiwe abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ndabashimiye. Aha channel yaryo yitwa Umwana TV. Umwana TV. Ese umunsi uzakora kandi warayise Umwana TV bizagenda gute? Nubundi zaguma ari y'abana kuko n'ubundi nzaba nari naciye muri ubwo bwana, nzakomeza mvuganira abana. Cyangwa se uzabivamo urekera abana? Oya, ani igihe wabona ibyo ngibyo hari undi mwana ubikeneye ugomba kubikomeza naho ukamuhagakomeza. Okay, reka mbyemere kuko ni wambeshya. Hanyuma rero twikomereze kwitangazamakuru ryacu. Ese ari abanyamakuru ujye ukurikira abanyamakuru uzi? Abanyamakuru bo ni benshi. Ni benshi, hari amateleviziyo menshi ariho abanyamakuru kandi beza, bazi itangazamakuru, ndetse iyo uri kumva ikiganiro cyabo wumva gifite ireme. Yego, kiryoshye. Abanyamakuru bo ni benshi, abanyamakuru bose bo mu Rwanda bafite ubuhanga ndetse buhanitse. Abo ukunda noneho ni bande? Amazina uzi? N'ubundi buri muntu wese akunda ibyiza kandi abanyamakuru bose ni beza cyane. Rero bose ndabakunda, sinavuga ngo uyu nguyu ndamukunda kurusha uyu. Ambaye mbeshya Delphi, mwitiramo amazina nyine yandi uvuga ati kanaka ndamuzi njya ndeba ibiganiro bye. Umunyamakuru ubundi musanzwe ababyeyi bazi ko abana badakunda kureba amakuru, gusa njyewe ndayakunda kuko nkunda kureba amakuru yayobowe n'umunyamakuru witwa Gloria Mukamabano. Ndamukunda cyane. Abandi nabo nka Bote Mushashi n'abandi benshi bagiye batandukanye. Abo nabo kuri za televiziyo zisanzwe, kuri social media za YouTube ubwo ntabwo ujya uzireba? Ndazireba kuko niyo nabaho, akabaho kuri social media bo ntiwagenda umenya amazina, gusa channel zabo buzizi kandi ziba ari nziza. Izihe rero? Ni channel nyinshi cyane, hari nka za Big Town, Iris TV, mwewe hansuye, hari Yago n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Utanza kujyana kwa Yago? Zakoze cyane. No kuri Big Town. Alright. Hanyuma rero umva uramutse ukoze itangazamakuru, uramutse ubaye umunyamakuru wagikora inkuru zimeze gute? Waba abanyamakuru wandi present amakuru cyangwa se waba bantu nkatwe nyine baba entertainer bakora imyidagaduro, umva bakora ari he wakwisanga? Aho nakisanga hose byaba ari byiza, gusa byaba birenze cyane nakumva byanshimisha, yego n'ibindi byanshimisha, gusa ibyanezeza kurusha nuko navugira abana. Ko hari abana benshi busanga batiga kandi wowe uriga, hari abana busanga batarya kandi wowe urya, rero bigasaba ko bavuganira kugira ngo abo bana badafite ibyo byose babashe kubibona. Rero numva ngiye navuganira abana cyane ko nanjye ndi umwana. Wakora ikiganiro cy'abana? Yego.
ni byiza cyane ariko none reka twumve impamvu ko ufite impano yo yitangazamakuru hitamo noneho akantu wumva wakora kajyanye n'icyo wifuza aka kanya cyangwa se n'icyo wiyumvamo niba ari n'ibyo ujya ugerageza wenda wahita udusogongeza kankore presentation sha nuko sha tubaye ikaze bakunzi ba Iris TV kuri channel mukunda muri benshi muzi ko iyi channel yateguriye mwebwe abanyarwanda bari hirya no hino mu nce zigiye zitandukanye muzi ko rero tuganira n'abantu bagiye batandukanye rero tuganira n'abahanzi n'abayobozi n'abanyamakuru munyemerere no munsi twakire umunyamakuru witwaje Tuyishime muramuzi kandi mukunda muri benshi reka mubagezeho rero cyane ko nta wivugira ku icumu rya mugenzi we mbibutsa ko ni umunyamakuru mwiza uruhanga ruheremuye reka mwakire abibwireho byinshi ntago byinshi ndabivuga araza kubibwira turakwakire kuri Iris TV murakoze cyane nese dukomeze oya kandi kera aho ngaho urwego wiki Delphi guteye ubwoba njya guha akazi nta kibazo ikibazo no kuri kiri ku ishuri ku ishuri ariko nuzajya uzo muri vacances tuzadupanga tuzadupanga unshakira abana ibiganiro bitandukanye abana bagiye bafite impano zitandukanye bafite ibitekerezo nk'ibyo byawe muganire bigo cyane tugiye gukora ikiganiro umbaze ibyo ushaka nk'umunyamakuru nawe ndajya nkusubiza umunyamakuru tugoye kaze kuri Iris TV murakoze cyane watangira wibwira abatakuzi bakakumenya kugira ikiganiro cyacu kitaza kuba mu rujijo nitwa Tuyishime ndi umunyamakuru wa Iris TV kandi ndabashimiye kuba mutwakiriye ese nkawe iyo bavuze uburenganzira bw'umwana cyangwa se bakavuga ibyo umwana agomba gukorerwa we wumva iki donc uburenganzira bw'umwana numva ko ari uguhabwa nyine ibyo akwiye guhabwa mu nzego zose zitandukanye yaba mu nzego z'ubuyobozi ndetse n'ababyeyi mbese secteur zose arimo akaba yabasha kubona nyine bwa burenganzira kwiga karya kambara ngubwo uburenganzira bw'umwana kwiga ese uvuga iki ku bantu bahotera abana bakabavutsa uburenganzira bwabo abo ngabo icyo nabavugaho nuko baba bataniye bagomba kugororwa mu nzira nziza kandi mu buryo bunoze uburyo bugenwa n'itegeko ribigenga aho rero baba bataniye bagomba kugororwa ese ko hari abana benshi usanga bahoterwa abo bana ugasanga barabuzwa kwiga barafata ku ngufu abo bana ni iki wababwira donc icyo nababwira abo byabayeho abo byabayeho no gukomera umutima ukomeye kwakira ibikomere ndetse no kubasha kubivuga no kubyatura kugira ngo n'abandi bitarabaho bazagira uburyo kibitwara donc kuvuga inzira byanyuzemo kugira ngo bibabeho ndetse no kujya bagira amakenga mu buzima bwabo bwa buri munsi ese nkawe umunyamakuru turabizi ko abanyamakuru ari ijwi rya rubanda bavugira abaturage benshi ese nkawe nk'umunyamakuru niki wavugira ku bana kugira ngo abadukurikiye bose bamenye uko bakita ku bana babo ndetse bakirinda kubahohotera yes murakoze cyane kirahure wansubiza ikibazo kugira ngo dusoze ikiganiro iki kibazo bashaka ko nyigusubiza donc icyo ngicyo reka tugisubiza ntago gikomeye ariko inshingano z'ababyeyi cyane cyane abashinzwe kurera abana bagomba kwita ku bana ndetse no kubaba hafi no kumenya imitekerereze yabo n'imyitwarire yabo kugira ngo babashe kumenya niba nta nzira mbi bari gucamo cyangwa se nabiri kubahutaza batabashije kubona bitewe n'uko batari kubaba hafi mbese kubaharira umwanya uhagije hanyuma abahohotera abana bo ni ukubanza kumenya ko nabo babyara sibyo ikindi ndetse no kumenya ko hari amategeko abagorora bakaba bagororwa sibyo turagushimiye kuba witabira ubutumire bwacu murakoze cyane bwana munyamakuru Delphine namwe murakoze ntabwo byari byoroshye umunyamakuru nkubise ibibazo biranshanga ariko nizere ko nagerageje wow usikubaza neza umwuga rwose uzawinjiramo umeze neza cyane ndabyishimiye cyane ku mutima wanjye kuko bisa nta buryarya urabizi pe
hanyuma mbwisa ukuri Delphi wakangaye mu ishuri njyewe Musanze. nakubeshye rero ndagerageza kuva natangira mu wa mbere nza muri batanu ba mbere oh wow ntabwo urapfa kurenga gufashwamo n'Imana nyine birakunda icyongereza n'igifaransa ni rwo rurimi bisangamo neza icyongereza ndagerageza kugira ubwoba uragerageza ariko nicyo wisangamo wabasha kukivuga wabasha uyanyije nyine n'igifaransa nicyo ngerageza okay ariko Delphine atake ku muhanda muri Angleterre cyangwa se muri Amerika yabasha kwaka ibiryo yabasha gusaba icumbi yabasha kwivuga okay nakivuga nasaba ubufasha hanyuma rero nk'uko mubibona muraza ko twihanganira twahinduye ibyicaro kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu ariko abantu bamaze kumva exactly impano za Delphine twafashe umwanya turaganira kuri byinshi bitandukanye niba rero uri umugeni niba ubitegura niba mufite abageni mu rugo byose mwamaze kubona impano ya Delphine uta rero ni mu bidukundira ni mu bidusaba nabwo tuzafata umwanya munini uhagije twongeye tuganire na Delphine kuri byinshi bitandukanye Delphine uta tuzahindura ingingo ugire ibyo ugira inama abana batoya tugire ingingo zijyanye na cyangwa se duhure ndebe nk'umwana dumuhura like nka abandi bana usanga bafite ibitekerezo biri hejuru baganiriza abandi bana bagenzi babo like Beni uramuzi ndamuzi cyane ndumwana kandi ndamukunda uramukunda Beni ndamukunda cyane umukundira iki ni umwana ufite ubwenge ndetse ibintu akora ni ibijyanye no gushishikariza abantu bose kubaha Imana ndetse no kuyikorera rero byo ndabimukundira wow ubutaha urifuza ko twazabahuza n'abandi bana bagiye batandukanye mudurire naribi bose nabishimira okay byiza cyane ubutaha rero reka twizeza abantu niba bidukundira ababyeyi ba Beni wowe urabitwemere kandi umubyeyi wawe nabonye umubyeyi mwiza ntabwo yatwangira yuko twafata umwanya kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu kuri ino televiziyo tuzakwegera dukora ikindi kiganiro sibyo nta kibazo igihe cyose mba mari mbabwira yuko ushaka gukurikira uno mwana ari kuri channel yitwa Umwana TV ikindi kandi wumvise afite impano ari support runaka wifuza ko wamuha yaba support ibitekerezo n'ubundi bushobozi bwo ari bwo bwose inama izindi ngingo zose zamufasha byose ubwo mwatunyuraho twamubagezaho nimero zanjye ziraho hasi nkuko tujya tubashakira amakuru menshi agiye atandukanye Delphine tugana ku musozo rero n'icyo wabwira abantu n'icyo wabwira abageni donc bijyanye na career yawe cyo nabwira abantu bose badukurikiye ikintu cya mbere nabwira abageni wenda bakoze ubukwe bazagira urugo ruhire ikindi kandi nabwira abandi banyarwanda bose badukurikiye n'abari hanze y'u Rwanda cyo nababwira ite ku bana babo bubahiriza uburenganzira bw'abana babo kugira ngo abana babo ejo hazaza habo hazabe heza ikindi kandi ndabasaba support kuko cano yangira cyari hasi cyane ikeneye amaboko yanyu yo mufasha wako diso uzi kuvuga neza uzi no gusaba neza ati nkeneye amaboko impamvu mbivuze nuko nanjye nkunda kubikoresha iryo jambo dukeneye amaboko kugira ngo dutezanye imbere urayakeneye ndayakeneye barayakeneye buri wese naho yisanga donc ibitekerezo byanyu bisa ari sawa ni byiza ubutaha tuzagira ikiganiro cyiza ndabizi ko abantu bari budusaba ari benshi umubare nitubona komenti 50 zibidusaba umusibe ejo tuzaba tukugezeho nta kibazo yes turashoje tuganiye ku musozo nibyo turagushimiye cyane Delphine tukifuza gutera imbere tukifuza kugira amasomo meza umunsi azaba yatangiye twifuza gutsinda wifuza kuzabava nk'umuntu umeze gute mu minsi y'imbere gukora ikintu uzava mu muganga mu politicien ibyo ngibyo rero ndacyari hasi cyane ntabwo ndatangira kubitekereza ntabwo urisobanukirwa none se ntabwo neza ujya ureba firidi runaka ukavuga ati ndamutse ndi umubyeyi cyangwa undi umuntu mukuru uri muri iyi firidi byaba biryoshye ubundi abantu bajya bavuga ngo iyo ukiri umwana urumva ngo ushaka kuba muganga ariko ngo wakurira ngo bigahinduka ariko njye rero sinzi icyo ushaka
sindabitekereza ariko ubwo uzaba umunyamakuru kuko ukunda kwiga. itangazamakuru Nzabyigaho. uzabyigaho uzabyigaho sha. Yes, turashoje rero tutayivugutamo tukaza I don't know. kuyazambya ariko se sohore mu bukwe. Ese mu magambo y'ikinyarwanda akomeye wakopiye mu bukwe n'ayahe? Magambo se Mm. wenda Mm. ni amagambo menshi. Mm. Wenda ngo umugeni utarize simbizi neza niba ari byo, ngo umugeni utarize ngo yitwa inkunguzi. Nese wumva uzarira umunsi wawe mugeni nawe mu myaka 15 iri imbere? Kari mike y'imyaka uvuze. Ni mike. Ntabwo. Ufite 12 kuri 15 urumva ari mike. Uzaba ugize imyaka 27 ufite 11. Eh, Imyaka 23 si ubwumva ari mike. simbizi. Yes. Hanyuma igice kikuryohera mu bukwe ni ikihe? Ibice byose biraryoha kuko Mm. buko ubundi bwose bubaho bari bwiza. Okay. Ngize ngo arabakunda cyagiye abasaza babaterana amagambo, arabakunda batahira. Nako nagaruka kuyaterana abasaza babayahana nyine bashyoshyora navuga ati umugeni twibere mu byacu nituguha umugeni. Arabakunda umugeni asohotse, arabakunda reception, byose urabikunda. Ubwo ukunda umugeni asohotse kuko niho hawe. Turashoje, shimira bari abadukurikiye. Ndabashimiye cyane ndetse mbasaba support yanyu kuko hari ingorane umuntu agenda ahura nazo mu bintu agiye akora. Ndabasaba support ndetse mbasaba kwita ku bana banyu mukabashyigikira mu byo bakora byose. Okay. Yari Jado tuyishime mwenyewe ndetse na Delphine nibo twari turi kumwe uyu munsi. Ntago ari njye wayoboye ikiganiro, nanjye banyoboyemo hagati mwabyumvise. Ndashimira cameraman wacu kuri kamera nawe yaduhaye amashusho meza ni Emilie. Nekereza ko credit abayikwiye. Munyarukira aho hasi handitse ijambo ritukura aho hasi rwose, uhita ukanda subscribe byihuse urahita winjira mu muryango mugari wa Iris TV. Delphine ukigera mu rugo ufata telefone ya papa wawe nawe tubikora. Yes. Twarabikoze. Okay. Bye bye, turabashimiye. Bye.